Muraho, ndabizi neza buri muntu wese ukoresha YouTube, yaba ureba video gusa cyangwa se ufite ibindi akoraho, yifuza kurya aya mafaranga YouTube iduhemba. Ariko mu by'ukuri kuyarya birakomeye, ariko nanone biroroshye. Abantu benshi bagorwa n'ibintu bibiri by'ingenzi: kugira abantu 1000 baba subscribers, kugira amasaha 4000. Mu by'ukuri ibyo ngibyo wabigize uba ugiye kurya amafaranga. Ariko se kuki bino bintu bigora kandi byoroshye? Ahangaha nazanye keyword, nazanye ibintu 6 by'ingenzi ubikoze neza ashyiraho video imwe, iyo video igahita imuzanira abasabi 1000 ndetse barenga, ikamuzanira n'amasaha 4000 cyangwa se arenga, cyangwa se yenda kugera muri video imwe gusa. Kuko ushobora gushyiraho video 5 rwose zigahita zikugira monetize mu gihe gito cyane. Ushobora kwibaza uti rero bigenda bite? Ngo wenda no guhimba kugira ngo mbone views cyangwa mbone like. Ulayikinge nukunda video cyangwa se nushaka uzayalikinge ari uko wabikoze bigakunda. Ibintu ngiye kubabwira ni musura channel yanjye y'Udushya Kingdom, muraza gusanga hari aho byabaye. No kuvuga ngo murasanga hari video nakoze zikagira views 20,200. Murasanga hari na video nakoze zikagira views 40,000, izagize 30,000, 10,000 na bingahe. Tekinike nakoresheje kuri izo video zagize 40,000 nizo ngiye kubabwira. Ni tekinike 6 z'ingenzi. Izo tekinike kandi aba YouTuber bose bakomeye ku isi barazikoresha. Nuzikoresha uko ari 6 ukamenya kuzimaximizinga cyangwa se kuzikoresha zose nta nimwe utarutse, bazamenye ngo video uzashyiraho izahita ikuzanira amasaha 4,000 cyangwa se birenga, kandi izazana aba subscribers 1000 imwe yonyine ishobora kuzakugira monetize. Step ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere ugomba gukora. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumenya icyo bita thumbnail n'icyo bita title. Thumbnail and title. Nshuti yanjye, urabizi neza nawe uri kuri YouTube uri kureba video, iriya foto scrollinze ukareba, ugascrolling ugahita ubona ifoto, niyo ihita igutera guhita ukora kuri iyo video. Na mbere yuko usoma amagambo ubanza kubona ifoto, iyo foto ikagukurura gusoma amagambo. Wamara gusoma amagambo ugahita ukirika kuri video ukayireba. Iyo uyirebye view ihita yibara. Urumva rero nawe nimba ugiye gukora YouTube, nimba ugiye gukora video, banza utekereze, ufate umwanya utekereze ku ifoto uraza gushyiraho bita thumbnail, ku buryo urayibona wese iramukurura agahita asoma title, yarangiza agakirika kuri video akayireba. Nukora thumbnail iri very attractive. Abahanga mu bya YouTube bo bafata thumbnail nyinshi cyane bagahitishamo inshuti zabo zikabahitiramo thumbnail yakurura abantu. Bafata umwanya wo gukora thumbnail nk'uwo wafata ukora video, ariko kugira ngo video yabo ize kurebwa. Thumbnail and title nubyitaho umenye ngo video yawe izaba ifite amahirwe 99% yo kuza kurebwa n'abantu bake bakoze subscribe. Naho kuri title yo, hari abantu bazi ko title irimo ibintu by'ibikabyo cyane, ngo umuntu arapfuye, ngayiwe ngo mutabare, bakumva ko title imeze nk'uko nguko ngari yo ngikurura abantu. Never. Abantu bamaze gusobanukirwa ko title ziteye gutyo ziba nta kintu kirimo. Niyo mpamvu ushyiraho title iringaniye, ariko ugashyiramo icyo bita keyword, amagambo y'ingenzi ku buryo nuwajya kuri YouTube ayo magambo yayashaka. Niba wavuze kuri Bruce Melody ukavuga title, kuvuga ngo Bruce Melody, nyine mushyiremo ku buryo nurandika Bruce Melody kuri Google cyangwa se kuri YouTube search engine arahita abona video yawe. Ubwo rero iyo ukoze title ntushyiremo ijambo ry'ingenzi rigize video, ntago video yawe bayireba. Hanyuma icyo cya mbere iyo kirangije tuvuzeho thumbnail and title, gihita kiguha ikindi cya kabiri cy'ingenzi tugiye kuvuga. Niba thumbnail na title wabikoze neza, hari ikintu uzahita ubona aricyo cya kabiri nacyo ngiye guhita mvugaho wakora cyangwa se watekereza mbere yuko ukora video, cyo bita click through rate. Click through rate. Ni abantu bangahe kwijana bari gukirika video yawe mu gihe runaka?
ese ko umaze gushyira video kuri YouTube igahita igufasha ikayiha wenda nk'abantu 5 mu bakoze subscribe, ese muri abo bantu 5 yihaye ni bangahe bayikiritseho mu minota wenda 60 ya mbere? Ni bangahe bayikiritseho mu bantu 100 YouTube yahaye video yawe cyangwa 5? Ni bangahe bayikozeho? Umubare w'abayikozeho niwo uhita ubwira YouTube ko iyo video iri very attractive. Uwo mubare uziyongera bitewe n'iki? Thumbnail ya foto. Hanyuma icyo bita click through rate iyo kibaye cyinshi mu minota mike cyane, YouTube ihita ifata ya video yawe ikayirecommandinga ku bantu benshi. Ihita ibona ko amarobo ya YouTube ahita abona ko video y'abantu bari kuyikora hari benshi, bivuze ko iri kubakurura. Ihita rero ikomeza kuyiha abantu benshi. Uko iyiha abantu benshi bakaguma kuyikirikaho, haba hari amahirwe y'uko ibuyongere abandi. Ni kwa kundi ku bantu musanzwe mukoresha YouTube, muzasura YouTube Studio mugasanga yayisize kuri ranking view ya 1, mugasanga hariho utuntu tw'utububbles turi gutumuka. Yayisize kuri ranking ya 1, bisobanuye ko abantu benshi bari kuyikirikaho bakayireba. Icya gatatu, tuvuye ku cya mbere thumbnail and title, tujya ku cya kabiri click through rate. Reka tujye ku cya gatatu. Niba wakoze thumbnail na title noneho abantu bakaba bari gukirika ari benshi kuri ya video yawe, icya gatatu nicyo bita watch time. Ni igihe kingana gite ba bantu benshi bakiritse kuri video yawe y'iminota 10 bari kuyimaraho igihe kingana gite bayireba? Birashoboka ko wakoze video y'iminota 10 abantu bakayikirikaho ari benshi, ariko muri bose bayikiritseho uyirambye hakayimaraho iminota 2. Nshuti yanjye, menya ngo iyo video yawe ba bantu YouTube yari yayihaye nta bandi iri bwongere kurenzaho, nabo gusa. Niba ukoze video ifite thumbnail nziza abantu bakayikirikaho, none iyo video yawe bari kuyimaraho igihe kingana gite bayireba? Ese bari kurangiza iminota 10 bayireba cyangwa bari kumaraho 2 yonyine muri video igizwe n'iminota 10? Menya ngo niba batari kuyirangiza cyangwa bende kuyirangiza, YouTube itibona ko video yawe wayisizemo ibikabyo ariko nta kintu kirimo abantu bari kureba gikenewe. Niyo mpamvu izahita yanga kuyiha abantu. Bayihaye abantu 1000, ubwo nabo bonyine nibo babandi abantu mumenyera ibya YouTube. Muzinjira muri YouTube Studio musanga yayihaye impression zingana wenda n'1000 gusa, ihita ihagarara. Mu gihe hari indi video wakoze ugasanga YouTube yayihaye impression click 100 cyangwa se impression zirenga 100. Impression. Urumva rero nta kindi kibitera, biterwa n'iki? Abantu bamaze igihe kingana gite bareba iyo video wakoze? Ese niba ari video y'iminota 10 bayimazeho 10 bayireba cyangwa 9, cyabaye imazeho umwe wonyine bakajya bahita bayivaho? Watch time. Icya kane, hari ikintu cya kane cy'ingenzi bita engagement. Engagement ni iyihe? Video yawe ko abantu bayirebye, ko yabakuriye bakayireba bakayikirikaho, none bakanze like, bateye comment, basharinze. Ibyo bintu ni ingenzi, nibyo bita engagement. Video yawe bateye comment, bayisharinganye, bayilikinze cyangwa se badislikinze. Ibyo bintu iyo bibaye, YouTube itireba video bari kuyimaraho umwanya munini bayireba, video yabakuruye, video bayikiritse hari benshi, video bayiteyeho comment. Icyo tubona ki video iri kurebwa ni nzima. Amarobo ya YouTube directly biba bikoze systematically, ihita yikubita abantu benshi cyane. Muri ba bantu benshi cyane yihaye, ababa bakoze subscribe, baba batarakoze subscribe, ndetse abantu yiha benshi n'abatarakoze subscribe, barayireba bakishima, bagakora subscribe, bakayitindaho, bagatera comment, bagakora like, maze ikayiha abantu benshi koko, kuryo mu munsi umwe
ushobora kuba uri umutangizi ugasanga video igize ibihumbi 10 by'aba views, ugasanga ikuzaniye aba subscribers 1000 mu minota mike cyane. Hano hari ikintu cy'ingenzi cya gatanu ngiye kuvuga. Iki cya gatanu nacyo ni ikintu cyo kwitaho. Abantu benshi ntago bacyitaho, ariko mu by'ukuri umuntu wabashije kucyitaho kimubyarira umusaruro. Ikintu ngiye kuvuga ni ikintu bita constant and upload frequency. Kumenya ngo constant and upload frequency, kumenya ngo ni ryari na uploadinga bihoraho. Bantu banje bakunzi b'Udushya Kingdom, mugomba kumenya ko kwa uploadinga video biba byiza iyo wihaye igihe runaka cyo kwa uploadinga. Urugero, nzajya na uploadinga 2 mu cyumweru. Urugero, nzajya na uploadinga buri munsi. Ugashyiraho n'isaha, buri munsi 2 mu cyumweru, buri saa 5 z'amanywa, buri munsi buri saa 12 z'umugoroba. Ukamenya ko isaha yo kwa uploadinga mu Rwanda ni igihe abantu bataryamye, ni igihe abantu bahugiye ku matelefone. Icyo gihe ugomba kukimenya. Nawe ukurikije agace utuyemo cyangwa se ukurikije igihugu urimo, ubona ari ikihe gihe abantu baba bahugiye ku matelefone. Icyo gihe nicyo uhita wa uploading, uhitamo wenda ukavuga ngo nzajya na uploading iki gihe buri munsi, cyangwa se 1 mu cyumweru iki gihe, cyangwa se 3 mu cyumweru icyo gihe. Ntuhindagure. Iyo amarobot ya YouTube amaze kumenya ko your time ari iyo ngiyo idahindagurika, ya time yigeze ugakubitaho video, haba hari amahirwe ko iri buze kwisharinga abantu benshi, ikahiye icyo bita impression. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma, nkahita mbabwira n'umwanzuro w'icyo twakora noneho ubundi aya mafaranga ya YouTube tukayarya twiturije. Icya gatandatu, ikosa rya gatandatu, ikosa dukunda gukora ku cya gatandatu, hari ikintu bita sharing. Ni ukuvuga ngo hari abantu bazi ko gusharinga video bakimara kuya-uploadinga ngo bituma irebwa. Never. Muzi amakosa dukora. Ukimara gushyira video kuri YouTube, ugahita uyisharinga abantu mu magroupe kuri WhatsApp, ku ma Telegram n'ahandi, menya ngo hari ubukozi ikosa rikomeye cyane. Hari abantu bazi ngo nibwo barebwa. Nusuri channel yanjye, ama video urasanga yarebwe cyane na ama video ntigeze nsharinga kuri WhatsApp, ama video ntigeze ngira umuntu nyasharinga nkashyira kuri YouTube gusa, niyo ma video yarebwe cyane. Muzi kibi cyo gusharinga. Iyo usharinze abantu video mu magroupe, hari abayakirikaho, ariko abenshi mu bayakirikaho baba bagiye kuninjura, baba bagiye kureba reka ndebe noneho wa muntu ahageze. Ayikirika akayireba nk'umunota umwe. Akenshi hari n'igihe aba ari umuntu wenda usizeho video iri kuvuga ya documentaire iri vuga ku muhanzi runaka, kandi uwo muntu sharinze ni umuntu mukuru yikundira kwirebera ibintu wenda by'intambara, arayireba isegonda rimwe gusa ahita yivaho. Nayivaho ya marobo ya YouTube arahita avuga ko iyo video idakunzwe, kuko abantu bari kwireba bagahita bayivaho. Mu minota 5 ya mbere ugishyira video kuri YouTube, abantu 100 wayisharinze, hafi ya bose nta numwe wayirebye ngo ayirangize, kubera ko ni babandi batayikeneye. Ni kwa kundi watsiragiye abantu iki video ngo bakirebe. Hari abakiritseho ntibakirebe, hari abagikiritse bakareba umunota umwe bakagikopa, hari abasaza, hari abakecuru, hari abakobwa n'ibyo bintu batabikeneye, badasobanukiwe n'ibyo ari byo, agakirika hagahita ava hakumva si ibyo akeneye. Icyo gihe menya ngo nta views uri bubone. Ariko iyo wishyiriye kuri YouTube ukituriza, YouTube ihita yikubita abantu bantu yihaye, uyikiritseho n'uwo uyishaka, ntago ari uwo wayihatiye. Uwo ngo rero uyishaka, urugero hari igihe video yawe wakoze iri kuvuga ku bintu bijyanye na Bruce Melody, niwe nifashishije kuri uyu munsi. Bakunze ba Bruce Melody, YouTube yo ihita ireba muri historique y'abantu ibintu bakunda kureba. Niba wanditse title kari Bruce Melody, YouTube irahita iha abantu bakunda Bruce Melody benshi, bahite bayireba. Niba yireba iminota barayimaraho, niyo irahita igenda noneho uburyo iragenda yongera abantu benshi. Ariko nuyisharinga kuri WhatsApp, ishobora guhita irebwa mu kanya gato pe, na twa tububbles tugatumuka, ikaza no kuri ranking ya rimwe.
ariko umenye ngo ba bandi bo kuri WhatsApp nibamara kuyihaga bagiye bayicamo uduce uzabona nta bandi bantu benshi uzajya kubona ubone video irebwe mu minota 5 mu minota 10 ya mbere cyangwa isaha imwe ya mbere ukimara kuyishyiraho ubone irarebwe cyane igeze muri views 500 ihisi ihagararaho ngaho. Ikiba cyabiteye nta kindi baba bayikitseho ariko ntibayirebe ngo bayisoze, bakajya bayireba isegonda rimwe cyangwa umunota umwe kandi wenda igizwe n'isaha cyangwa iminota 10. Icyo gukora nta kindi, twishyirire video zacu kuri YouTube, twirinde gusharinga. Rega niyo usharinze abantu akenshi hari igihe bakwitwaramo umwikomo ngo wubahe ibi video, sibyo? Umwanzuro nshuti zanjye, muzakore video mukurikije ibi byose mbabwiye. Ubanze utegure video kandi uyitegure urebe se iyi video by'umwihariko ukore video wumva abantu bari butindeho. No kuvuga ngo bizagusaba gutekereza ni iyihe content ngiye gukora ku buryo umuntu arareba video yanjye aragira amatsiko kugeza video irangiye. Ibyo bintu nubasha kubikora ukayiha thumbnail, abantu bazayikirikaho bayilikinge, bazayikirikaho ni uploadingira igihe runaka wateganije. Nanzura rero nasaba gukora subscribe kuri uyu muyoboro wanyu kandi wacu Udushya Kingdom. Ndabashimiye, nitwa Eric Radu, sindoga siniba sinabura kandi namwe ntibikabe. Ciao ciao.